ndashaka kumva uw'imyoza tugatangira. Urakoze cyane. Uyu mukino ntago ndi buwikirize, ni inama yo mu ijuru. Ubu iratangiye kandi irateranye. Mu kuri ni uko ibigiye kubera ahangaha uraba witeguye itike, kuko isaha n'isaha ushobora kugira uza kugucyura cyangwa uza kugutsindira. Nahoze ndi Imana y'Abanyarwanda, bankunda bansenga nk'abatazana, banerekaga amazimano n'amaturo, muri bo nkaremamo ubupfura nyabwo. Nari rusangwa bangana nk'abarinda, nyuma barana baragenda mbarutabwa. Nari rusangwa bangana nk'abarinda, nyuma barana baragenda mbarutabwa. Ndi Imana y'Abanyarwanda, ni njyewe gusa ubakunda, ni nanjye uhora ubarinda. Ndi Imana y'Abanyarwanda, ni njyewe gusa ubakunda, ni nanjye uhora ubarinda. Imana y'Abanyarwanda, Imana y'Abanyarwanda. Ndabarimbura, 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 ndabarimbura. Murancyurize cya gikombe cy'umujinya muragishyire bugufi. Abantu ndabarimbura. Ko naremye urukundo rwango rwavuye he? Ndabaza. Ko ndema ibitsina umumaro wabyo ari ukubyara, ubucuruzi bwaturutse he? Ndabaza. Ndabarimbura. Ko ndema umuntu namuremeye uwe, buri gitsina kikagira ikizagiherekeza. Ibi ngibi by'ibimane byaturutse. Ndabarimbura, ndabarimbura. Murantumire habo bantu, murantumire abanyabyaha. Iyi si iranduye cyane, imyaka 2000 irahagije, si ubusa. Ndabarimbura. Mwanzuro nawufashe. Naho hazi iyo serwakira, naho hazi imyuzure cyangwa imbabazi, na wa wundi umwe nasabaga arahaje. Ndabarimbura. Iteka nariciye umunsi, ntago nteganya kwisubiraho. Kiremwa muntu ndakirimbura. eri tekeni farisina, ibyamwuka byumvwa n'abanyamwuka. Ndi Berushazi mwene Nebukadinezare, Abababiloni tumenyane. Mwiriwe ariko databuja, nanjye ndaje Nyagasani. Wewe waremye isi n'ibiriho byose, nyuma ukarema muntu ngo azabigenge, muntu nawe akiremera Imana azajya asenga. Nabwiwe kenshi ko watubumbye mu gitaka, ariko ndagira ngo umenyeshe ko hanze hari umuryango w'abibumbye. Ubwo urasubiramo sisiteme yawe Nyagasani. Nasomye ibyanditswe byawe byinshi bivuga ko uri Imana ifuha, aho numva ugenza neza nka sheri wanjye. Ese ko ari umunyamubiri, wowe ukaba uri umunyamwuka, aho ubwo rero uhakana ko utari nk'umuntu? Ndabarimbura. Aho nabazaga kandi nkongera nkibariza, Berushazi ko watanze ubwami bwanjye ukabuha Abagereki, data naziraga iki? Ngo kubera ko ibikombe byawe byanywereyemo inzoga, ubwo si icyaha kiri. Icyaha si inzoga, ahubwo icyaha nicyo zagukoresheje. Abefeso 5:17 bati, ntimugasine inzoga zuzuye ubukubaganye, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ibyo se nijye wabyanditse? Data, njye sinaguhakanya, ndabizi uranduta. Waremye isi n'ijuru kandi ntacyo naremye. Ikindi kandi ntabwo nakwiremera kandi warandemye. Njye mbona tuno dushushanyo hanze abakwitiranya nta cyaha bigize, kuko iyo ukunda ari kure yawe
wifashisha agafoto ke mu gihe umukumbuye, cyangwa nimba urambiwe abakwiyitirira bavuga ngo barasenga ibigirwamana, data garuka wongere utwiyereke, amaso yacu arembye kukubona. Ikindi kandi kudusura ugendeye mu mwuka bihagarikira aha. Ndasaba n'abandi bose wumvwe witurimbura, ndagusabye. Imitoma myinshi ni nk'izina ryiza, ntibibuza umukobwa kuruha, uri burimbuka ararimbuka. Ndabarimbura, ndabarimbura. dawe nanjye reka mvuge, satani nawe ucishe make. Aha ni mu ijuru si mu kuzimu, kandi nawe urabizi nagezeyo na rwa rufunguzo nakwakirayo. Dore nguru ndarufite, usaze imigere nabwo ngukubite. Ndasaba data kunkope mwereke utuntu nikorera. Mwana wanjye ndabarimbura. Dawe ntabwo ari icyo cyari kinzanye, ni rwa satani rwari runsembuye. Ariko dawe urema umuntu ndibuka, yanjye nawe na mwuka, uramubumba umuha n'umwuka, arahaguruka aranatambuka, musezerana kutazahemuka, bukeye kabiri araguhinduka. None nawe uti ndamurimbura. Ndamurimbura. Umva dawe, njye mbona ari kimwe ku kindi. Bakoze ibyaho, bateza ibyago, barakugoye ubahagugogo, imitima yabo wayimye amahoro. Ntawe uzi iby'ejo niwo muhero, bahorana ubwoba ngo ejo dawe ndabarimbura. dawe kuba muri iri isa n'isazi, nabwo uyibana mwe n'uyu mugwaniza. Erega nawe wambuye ubumana ukambara ubumuntu, bakakunyuzaga isimenti koridoro no mu migina. Ab'indangamigwi iyo nkuru ntabanyibarirwa dawe. Nawe Yezu ndabarimbura. Dawe hari icyo nkwibutsa, bano bantu ugiye kurimbura, wibuke imvune n'abavunikiye ku musaraba narabitangiye, n'aya maraso nabaviriye. None satani ngo urabamugabiye, abatsindira atanaburanye, aho naje naba ndenganye. Dawe ntubarimbure, gira imbabazi birakwiriye. Urasubirayo? Oya dawe, Ndabarimbura. bano bose ubona bigize abere, mbasha sinabura aho mbahera. Dore ibyaje babigize baringa, ntibazi ko ari njye kizigenza. Kujya data yantumye kubacungura mwese, ni na kari buntume kubarimbura. None mwamvuze ndinumira, ariko mpagurutse mbasabira ngo data wanje abarire, kuko mutazi ibyo mukora. Ariko si ubundi mbibarize. Data reka nibarize bano bantu. Ubu mwese mwiyegeranije, naje nkigira nk'udahari, maze data mukamugwanya ugira ngo we yabaneje. Icyo nacyo ndabarimbura. Agira ubigerageza se, hajya ngo muzihe ibitangaza, kugenda n'ibirenge ku nyanja, guhindura amabuye imigati, we yabahindura karoti. Hatagira ubigerageza na gato, atataba igitambo c'abari mu isi. Jesus mbaye mbarabuye, nimuzavuge ngo sinababariye. Dawe aba bantu ntubarimbure, ndakwingize bababarire. Wibuke ko wababariye, ko imbabazi zawe zidashira. Erega naje bantera amarira iyo mbonye ibyaha bari gukora, ariko njye nabababariye. None nawe baharire, kuko batazi ibyo bakora. Dawe dore igikwiye, fata ayo marembo uyakingure. Mbonyina yakababanza imbere, Marina na Gahongayire bakurikire, Bushari na Dorokasi ntubasige, Titi na Nyambo ntubibagire, abantu bose biyinjirire. Ubundi ayo marembo yugara, ibibazo bizaba birangiye. Byose uzaba ubisobanuye, ari satani uzaba umutunguye, abantu bawe uzaba ubatsindiye. Ubundi baze twibanire muri ubu bwami twiyubakiye. Nge niyo nyaba mubwiriye, sibyo gahemba? Dawe erega ngibyaye ikibira kirigata, kandi gito gitabwa iwabo. Witererana abantu wiremeye, niwumvire bano bagambanyi n'ibyo bakoreye umwana wawe. Dawe na Petero uzi neza ibyo yakoze, na Deri uzi neza ibyo yakoze, bagushuke nawe wemere ngo urimbure abantu wiremeye. Dawe ntubarimbure, ndakwinginze bababarire, gira imbabazi birakwiriye. Nje niyo nama nkugiriye. Ndabarimbura. Ngiye no kwiyicarira. Yari Yesu Kristo umwana w'Imana, boneraho niyama banyitu w'i Nazarete. Nge ndi uwo mu ijuru kwa data habaye amazu menshi meza, hama bicaye mu isi ngo nzagaruka. Nababwira ikizaza, murasetsa mama yangu. Game over. Waje ufite imyaka 33, wari ugeze igihe kirongora. Nta mugore wawe nzi, nta n'umwuzukuru ngira. Bityo rero ugeze iminsi yo kwiharika. Niba ubagiriye impuhwe mvira, ariko abanje ndabarimbura. Dawe nanjye nshaka ijambo. Dawe ndasaba ijambo. Dawe uwo ni ndukomanzi.
ndi yosefu igisanga amakuru inka wowe urajya he ndi yosefu mwene yakobo nanjye ndashaka ijambo uramuca okay karibu ijambo dawe w'isi dawe arambonera umuheto arya mariya yaje karibu kera kabaye yosefu nanjye ijambo ndarihawe none se mana uranshikira wari uzi ko nabyibagiwe ibyo bintu byihorere mana ibyo bintu byihorere ndabyibuka nk'ibyabaye ejo ndabizi nyuma y'uko mvuze uraza gusigara wicuza icyatumye impereza iri juru ubu nanjye naje ubundi si ubundi abasha kuhaguruka we tsindagira umubwire rwose ubundi nk'abandi bose nyine batakorewe nanjye nabyukaga zitaravuga agakapu n'urukero ku bitugu ubwo imiduga nkayiha amaguru nerekeza iyo mu gashyamba ncira inshuro mu kubaza ngo ndebe ko nzabona icyo mugo nkakora ijoro n'amanywa byanga bikunda gahoro nkahatiriza bigeraho birankundira ntibyaziye aho byaziye njye utaratezutse maze ndamukwa numva rwose birabaye ariko kandi mu nkundire nicare imitsi yanjye dore ntigikora neza ndashaje ngo kuko imana rero iyi ngiyi nyine ngo yakunze abari mu isi yayo byatumye itanga uwo rugero ubwo nanjye nkaba igitambo mw'ibyo yosefu nyine nikorezwa uwo muruho wo kurongora yasuye itarasamanywe icyaha ikanasama nta n'uyikozeho ngo bibaye mu buryo bw'umwukara ababizera gato kugeza n'ubu ndakibaza mana uwo mwuka wawe niba warahushye niba warahungije na n'ubu ndabikurura neza n'ibizi byagenze bite none rero ndi hano mana ndi hano nkunsobanurire sibyo wowe na gaburiyeri wawe watumye akazana uwo mwuka wawe ugatuma umugore wanjye amurwa ariko reka tube turetse kugera aho ngaho mbanze nkwibarize ntiwiyite umunyambabazi nawe urabizi ngaho mbwira umutima wanjye mariya kuwukurura wishyira ukoresheje imbaraga undusha ugasenya bya byiza wanyubakiye mu mutima icyo nicyo twakita imbabazi sobanure byihorere gusubiza igisubizo twacyumvise naracungiwe kwihangana imyaka itagira uko ingana indoto zanjye mu mfunzo z'ubupfura ntemerewe kubyara nanjye unyikuraho umuti w'ishavu none dore umbanye nk'uwishimira kurira mana koko kubera iki nge mbwira mana ni iki cyagushimishije ubwo wanteraga amarira akabije wankuyeho uwo twahuje imitima nka kurya izuba rishobora kuzima mu gitondo aho kugira ngo ryakure urumuri nyarwo mana niba ibyo ngibyo ari ubutabera bwawe twizere iki ikikubwira ko umwana wawe azanyurwa n'igituma bavuga ko imfura na se bangana ni uko ubanza kumwumvira amana reka nkubwire wahoze hejuru y'umutima wanjye ariko uyu munsi byanze pe ndaguhanura n'ukuri kwawe ndaguhanura nk'uko wahanuye inzozi zanjye ariko nanone niba rwose uruhoraho shyira imbere yawe iki kirego nta busobanuro wanyambuye urukundo mariya nahoranye mu ndoto urangije usiga umwenda wuzuyeho amarira iruhande rw'igitanda cyanjye igitanda naranagaho n'umugore ntemerewe kubwira ngo ahindukira ndebe dore umuryango wanjye warawuciye imiryango y'epfo yarifunze imitsi ijyana y'amaraso nayo yarazibye none ngo ngwiki imana kubera iki mana uri umugizi wa nabi gutyo ndabarimbura nyamara okay maze rero bantu banjye ntihagire uzira ubwigomeke nanjye wangeze ahahise nakora ibyo ntigeze nkakatira utaragisama nkasanga mwene va ako kana kakambyarira icyaka kakivukana nanjye nkazakabatirisha wenda simba nicaye aha ntawe nkeza muri rubanda igihoni ndabarimbura nimugire ngo ni ukwigomeka umutima wanjye rwose urakeye pe nta cyaha nishinja none se Yezu mwanyitiriraga ntimureba aho yicaye si iruhande rwa se harya ngewe ubwo ndinde
maze rero aho nageze ndumva ikiniga kimfashe, niko se Yezu nigeze, nako maraso ntigeze, koko nanjye yaramenewe? Basi nawe nsubiza, nanjye yaramenewe? yarakumenewe cyane. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo, nanjye yaramenewe? yameneye rubanda nyamwinshi. Ndakubwira ukuri koko rero, sindi sobaza nyoko, dore so n'uwo muri kumwe, kuko kundeba mpagaze uku, nako kundeba nicaye uku n'inkoni ntabasha guhagarara, ndinze nsaza gutya nkiri imanzi. Atari uko hasi ntatera amasari, ahubwo ari uko amapeti bayanyambuye. N'uwo so mwicara Nyumvire. tubarimbure Aravuga iki? tubarimbure. dawe gira impuhwe igishwe. sha agahinda k'inkoko sha koko kamenywa na ya nkiki. Nakunze umukobwa w'igitego baramuti nyimana ibimenye iramunyiba. Mariya wanjye Mariya wawe yamunyibye rwose rinava, ngaho se Mana ngirira impuhwe nshumbusha undi nshira amarira. Hasigaye iminota mike ndabarimbura. Maze data ngaho reka nkome yombi, basi nkundira ngira icyo nkwisabira, sibyo? Ndi kukubwira sibyo, kuko ubu wabaye nk'umuvandimwe ntabwo ukiri Imana. Nyine ndeka nsubire ubuzima, sibyo? Numva nawe mbishaka, wenda nushaka ubyitiraha, ariko rwose ubirenze amaso. Erega nanjye byambera navutse nk'abandi tubona, nigeze udashaka kwiriya nyama amana Araguhemukiye. basi nyumva bwarime, sibyo? Ndeka nsubire ubuzima, mfite umunwa nzasogongera, dore ko iyo sinshaka gusura hariyo ubuvivure bwa Derira. Nzavovora ku iyo nsina yeze hagati mu zindi, nkure cyane nibaruka indi izamukira iruhande rwacu, maze kandi ubundi unankundire iyi nama uyimure. Niba utabikunda kandi utegura indi ya kabiri, wenda nanjye nzagaruke mfite uwo nita amaraso yanjye ajya anyunganira, dore maze no gusaza, nicyo nisabiraga Mana. Nizere ko mwamwanditse. Kagabo kakabaje gusa nashingiye umukobwa niroreye, ese ni gute ari bumwe ku nzoga ubundi se atakumviye? Nakubwiye kuva kare igituma bavuga ngo imfura na se barangana, ise arabanza akakumvira, yakumva bizavamo akakubwira ngo komeza. Ese ko mbizi wakomeje nyuma ntacyo wasanzemo, cyangwa ubundi uri n'akanebwe nta n'icyo ari bwikuriremo? Ni muzima. Ndabarimbura. turimbure ariko turimbure naturimbure none igihe wahereye Uwo ninde bakayoge? muka odenaje wigize umwere wishyize hejuru, batakambye ntako batagize nk'atari wabijabije, none ibintu bikaba byarazambye. Uraturimbura. Ndabarimbura. Turimbura ariko umva, nimba ari uko wamenyesha aho ku ijuru, twebwe wo ku isi si uko duteye. Wigize ikintu waduteye ubwoba ngo uradutwika nitudatuza. Nibyo. Uraturimbura. Ubundi si umuriro urenze uwo twarimo ni uwuhe? Umva, umunsi turema mu butaka hoshye ubutare bwa ruturuka, turema mu shwagara, kuturema mu bitabashwa. Uraturimbura. Turimbure. Warangiza ngo uradutwika dusubire butaka n'ubundi niho twasuye, wakabimenye nyine. Turimbura. Ubusha Satani ko wabonye yakujya kugiza inere, aho kumutwikana n'ibyohe bye, akireka mwohereza ibibyohe. Uraturimbura. Uzabaza umwana umwe rukumbi, umunsi amujyana mu butayu ngo ahagarara hirengere, mubaze yajyaga he? Umwana umwe rukumbi akurikiye Sekibi inzira yose, rimwe kabiri yamugize kishwaha, none njyewe aranyobya ukirakaza kandi ndemye mu butaka. Uraturimbura. Sabira. Bikore turebe. Uwo ni muka Herodi. Ahubwo reka Herodi kugira yaje. akanama. Herode ntawe yasirikiwe n'umugore we. Uraturimbura. Ndabarimbura.
ahubwo reka mugire akanama bana, shyira akayunguruzo ku muryango w'ijuru, indaya niza inyuzemo yezwe, ngeri wawe yashize ubushake, umwicanyi naza acumuke areke ibyo kwica, n'abandi bose ugenda utugenza gutyo, ubundi nta kikunanira, nayo ibyo kudutwika ko byose umenye ko nawe bifashije. Njye muka Herode ndarangije kandi baturimbura ndabarimbura. oya nyiricyubahiro mana isumba byose, umugaba w'ijuru n'isi n'ibirimo byose, nyiricyubahiro mwana we Rudori wacunguye isi, nyakubahwa Gaburiyeli umugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru, wowe wari Lusoferi wahindutse Satani ukaba sekuruza w'ibibi byose, namwe banyakubaha mwanditswe mu byera kimwe nanjye, namwe banyakubaha no mu isi mutwumvaho byinshi, mbanje kubasuhuza muri iyi nama na kurubanza nimugira amahoro. Uwo ninde? Nge ndi Yuda Isikariyoti. Ndabarimbura. Ndabisubiramo, ndi Yuda Isikariyoti, nkaba umwe mu ntumwa 12. Nge narize ndaminuza nubwo bakunda kubihisha, guhera none mujye mumpamagara mubanje dogiteri, mvugira uti dogiteri Yuda. Dogiteri Yuda. Abakwikirije nabo baragukurikira. Ndabarimbura. Ntabwo wandimba. Nge navukiye iwacu heza Yuda, harampama ababyeyi banyita Yuda, barongera bati Isikariyoti, nkurana ubwenge ingana ishuri, kubara ifaranga mbimenya neza, iby'ubuhanuzi na politiki sinakubwira, mbese nari umuhanga muri byose, ngiyi impamvu nashinzwe imari ya databuja. Kimwe nk'abandi bana bakiri bato, nakuranye inzozi zo kuzaba umunyepolitiki, cyane mu bijyanye n'icungamutungo, senga Imana kubimperamo umugisha, bibera amahire mu mwana wayo, ku bunyamwuga bwa cyane, umwana w'Imana ndamuteza bampamo make, ku batanze izina nitwa Yuda. Ndakwishyurira bunihorere. Ndabarimbura. Arega tubana nkuzi Yuda, Yuda, ntakiza unyifuriza. nanone ngo nta cyiza mbifuriza. Mana, ubwo wemeye kunzana mu rubanza rero, ndi imbere y'abantu bambona n'isura y'ikirura n'izina ryanzwe n'isi yose, bamfitiye urwango, biragaragara ko bamfashe banyirenza. Kubw'ibyo rero unyemerere mbere yo kurimbura abantu mbanze n'ikiranure n'urubwa natewe, maze nushaka kurimbura igihe urute, ariko bazi ko Yuda narenganye rwose. Urabinyemereye Mana? Anjwe ndakurimbura. Ariko bene Gakara murumva inkuru yanjye. Ku musozi w'iwacu i Buyuda hasakaye inkuru iba Kimomo, ngo hari umugabo waje udasanzwe, ngo akijije abantu za Siriya na za Galileya. nta wundi yari nge. Sinatunguye kuko nari mbizi nk'ibisanzwe mu buhanuzi, yewe n'izina rye nari ndizi ko ari we Mesiya. Hadaciye kabiri nge Yuda ndamusanga, yari kumwe n'abagabo 11, ashima kubiyunga ndamwikiriza. Atese Yuda kucungana imari ubuhanga, akaba ari wowe wize muri aba bose, ntiwankundira nkagushinga umurimo wo kuyobora agaseke k'amaturo, ko nzi kuri inzobere mu icungamutungo. Nanjye Yuda namukurikiye nakureba inyuma rwose, uzi gukora umurimo umerita, noneho ukaza ari ugukirigita ifaranga ukagavura witsimbye ntiwabimenye. Muzi ukuntu biryohasha. urabirimburirwa. Wenda Mana, ikosa ryo kwibaho nararikoze, ariko nawe uri Imana y'inyembabazi. Ngira ngo inkuru ya Zakayo mwese murayizi, ariko nge ntawansuye nyuma y'ibyo. None Mana, nge ni gute nisanze muri politiki yawe yanyandurije izina, abantu bakanyanga, izina ryanjye rikavumwa mu isi, kandi nge Yuda naragufashije gusohoza ubuhanuzi? Urabivugaho iki? Ndakurimbura. Nuko umwana w'Imana yeza ati Yuda ntikaramenya agasani, ati ni wowe muhanga mu bo tubana, kandi nkeneye gusohoza ubuhanuzi ngacungura ikiremwa muntu. Gusa inzira twabinyuzamo nta yindi usibye gukoresha ingabire nakugabiye yo gukunda ifaranga by'umurengera, ukangambanira wivuye inyuma, nkagenzwa n'abatware b'abatambyi bakandega imanza zigacibwa, urupfu rwanjye rukaba iherezo ryabyo. Ndamureba nti none natotezwa n'abagukundaga, nabyitwaramo nte Nyagasani? Ati kwiyahura niwo muti wabyo, ku munsi w'urubanza uzababarirwa. Nanjye Yuda mpera ko niyambura ubuzima, nzi ko ndazwa ubwami bw'Imana. Mana, none unyituye kunzana muri uru rubanza ngo nze kwisobanura imbere y'abantu? Uranyemerera mvuga byose Satani yumva umugambi wawe? Ariko nanone urebye nge Yuda mbyungukiyemo rwose kandi cyane. Abantu bari baranyanze bamenye byose yuko nakoreraga mu mugambi w'Uwiteka. Abantu b'Imana hari ikosa mbifitemo?
ubwo bavuze ko ntaryo rero mucamanza nta kindi ndenzaho rwose. Arega mana sina ngombwa kuvuga ya ndongo n'ubundi urubanza rwanjye nuruca bana nuko ngize icyasha nasizwe yewe udanana kwiyicarira. abakwikirije bose ndabarimbura. ariko Delila ndi cyiza ndi icyana ndi icyuki ubonaga abagabo bose mbiharire ariko ubanza ndi bwiza budashirirora none n'Imana impaye ijambo mu nama yayo cyangwa shana iragira ngo tu ndabarimbura. ariko ntacyo reka nca agahigo. dawe ubu ndeba ndi Delila umwari wasumbije imvejuru n'abarinda wowe imikiye abagabo nk'umwamikazi wamanuye abamarayika mu ijuru mboshya gusambana nabo iby'amabara byo mbirusha muri Magadalena ndetse n'umusamariyakazi ariko kandi njye abaye intwari mu kugusha ibigoryi wiremeye ngaho nyumva dawe. ndabarimbura. dore aho twahereye ngo uraca imanza bamwe ngo gira imbabazi abandi ngo ntubikore ariko data njye nzi ko ushoboye byose nzi ko utajya ugisha inama nzi ko umenya ibitaraba aho urabona nubabarira ibi bigande wiremeye ibi nishukiye nkoresheje ubu buranga nuraba wiciye iryo wategetse ko iwawe ntambwa n'abarozi bazinjira ntubikore mana ndakubujije mvuze ngo ahari uragira ngo ni urwango mbafitiye ngaho reba umugaragu wawe Samusoni yakurekeshejwe n'iki n'abagore Dawidi agucumuraho kubera iki abagore yewe na Samusoni umunyembaraga wawe wizeraga nawe byarangiye ari njye umutuye hasi none urashaka kubimura ukabashyira ziriya nzarikarengane zawe ari bo bamarayika b'abagore hoya mana nako ndakakubujije mvuge Sawuli se kibikuntu umwa zawe mu gusahura rubanda akabyumva vuba Petero se wihakanye umwana wawe gatatu naho se Yuda se wakunze ifaranga agatanga umwana wawe ubwo nubagezaho muri iryo juru rya zahabu abakwiciye umwana bakihakana izina rye wowe niba zakwica bakazinyaga zose hoya mana barimbure batarakurimbura. ndabarimbura. icyakora datumva inama nkugira iryo juru ryihereye Enoke na Eliya ndetse n'aba bana batoya ariko kandi nanjye ntunsige dore nahaye bose nawe nimwe nasannye izari ku manegeka nubashye iryo witegekeye kutanga ari we uzahabwa mpabwa izo mbabazi naho iryo juru kuko nakoze icyo nagombaga gukora. urakoze mana. ndabarimbura. ndabarimbura. Delila yahoze agira akenge ariko nyumvira ibyo asorejeho. ndabarimbura. mu myombi nyagasani urasi wamwicaye nagakuramukije biruseho gusa niwe nyiri ububasha niwe witamo ibipfa n'ibikira rero ntacyo nkwifuriza byinshi nyine niwe mbyifuzaho mbanza nibwire n'abatanzi rero ni nyamwumvise Sawuli w'Itariso wabohoye ngo yakitwa Pawulo benshi munsi mu nyandiko zanjye zari mu mahoro no tuyitorero ndabaramukije mwese amahoro amahoro. murakoze nanjye kunyakira muri iyi nama yo mu ijuru ariko ngo numvise umuremyi wa byose ngo yarubiriye ikiremwa muntu ngarabarimbura bose pe ntawari busige none rero bwana ari urema nkundira nkwibutse uko narindi nubwo utabiyobewe rwose nahoze ndi Sawuli w'Itariso watoreje kuba umufarizayo umurwanashyaka w'imyemerere nka umwanzi w'umuhungu wawe natoteje abantu bawe bikomeye bamwe ndabakatira ngo bicwe urugero ndetse n'umugaragu wawe uwishwe ateraguha amabuye kandi nari mbishyigikiye rwose numvaga ibyo narimo byose byari mu izina ryawe mbikorera mu by'ukuri nari impumyi ku mubiri no mu bugingo nibwira ko ni mu nzira nyayo kandi narayobye nari ikivumwe pe nyagasani nkundira nkwibutse nubwo mbizi ko utajya wibagirwa ntabwo wibuka ibyabereye mu muhanda i Damasiko sibwo nawe n'ububasha bwawe mirasa myinshi ya mwuka wawe numva ijwi rirangura rimpamagara mu izina ryanjye rimbaza impamvu noteze umuremyi wanjye kuva ubwo nibwo namenye ko nahanganye n'abanga Imana ahubwo nibwo ndwanya Imana ku giti cyanjye kandi urabyibuka ko gutanandimbuye ahubwo nibwo nahuye n'impuhwe zawe kandi mu by'ukuri icyo nari nkwiriye ari ukubona umujinya wawe
none rero bwana ari urema niba warahinduye shefu w'abanyabyaha ukamugira kuba umugaragu w'iyobokamana ni iki kigutesheje mu mazu urimo urashinjwa uyu munsi? ndabarimbura. nari umunyabyaha umwirasi ndi uwangiza pe, nuko imbabazi zawe zinsangaho narindi zitembesha ukuri n'urukundo mu mitsi yanjye. none n'iki gikunanije muntu w'uyu munsi niba Sawuli umunyabyaha yarahindutse Pawulo? Nyagasani ndajurira mu buntu bwawe, wicira iteka ribi ku kiremwa muntu, baha amahirwe ya kabiri nk'uko wangenje. Mu by'ukuri ntabwo nitwaje ibyaha byanjye kugira ngo urizeho imigambi yawe, ahubwo ni nk'ikimenyetso cy'imbabazi zawe. Niba hano hanze hakiri ba Sawuli benshi, haracyari amahirwe y'ubundi bugingo bwa Paul bwiteguye kuvuga ukundi. Ni mu buntu bwawe nsabye nize Nyagasani, shinkoni zamba. Si ba Sawuli gusa havutse na ba Mustafa, ndabarimbura. wiyise Imana y'inyembabazi. Imbabazi n'amahoro bibe kuri mwese inshuti z'Imana. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri mwese inshuti z'Imana. Ntubarimbure, sibyo? Ntabwo nshukishwa amashyi, ndabarimbura. urumve wigira uwo ntabwo arushinga ngo rugeremo isuku. Uwo muzihe ariko muhore mu ndorere karabaye da nk'ubu kandi nagira uwo mpananura ngo ndakosheje. abaje aha ndabona bajajabye uko biboneye. ubu se tuvuge ko batabiroraga ko nakorobye? murambonera abadi ngo barinjira mu ijuru n'ibikweto. kanishongora Mana data Nyagasani, mbabarire niba mbangana, gusa rwose ntagize aho mbogamira. aba bantu watumije mu nama iwawe sinzi. uwo muja ajate hano. ahubwo se none se ko abasohokaga numvaga basa n'abajujura bijujuta ngo urimbure uridure abandi ngo gira ibambe mutunzi w'imbabazi, kurya udutoza ko ibyawe birya barambije abarambuye bake. iyo ukorofye ukohereza imvura mu isi, ibindi birakureba hiki. ndabarimbura. mbese none se kandi kabutinde nako gashyiga igushyigwa ikoshya kotsa isi yo ni gatike. ndabarimbura. naho yagera ibambe mutunzi w'imbabazi, usubize agatima impembero, wibuka amambere wirahira uti sinzibuka amafuta yawe mwana w'umuntu. none kandi wowe izo nzigo zikwaritse mwanya ki? oya ntago warimbura isi kandi kobwa wanjye aribwo akirangiza ishuri. Mana ubizi neza ko wanyoye imburagihe abana banjye bagakura bakiri bato. byibuka nk'ibyabaye ejo, imodoka inkubita burya uti roho yawe yari itunganye none urisanga aha mu ijuru kwa so. nuko nisanze aha muri iri juru ryawe, njye n'abo twanganyaga imbuto n'ubutungane twese tugenera imirimo iwawe. bamwe wabagize abakoramo ntabure, naho njyewe ungira ushinzwe guhanagura amatabure, kuba umukiri n'abirambe. data sinijujuse na busa kuko nari nzi ko umpekeye abana imugongo. none rero bahamye imugongo, ibyo kurimbura isi bitera umugongo. ni abanyabyaha, nturya imitini n'imizabibu kubona utahinze. ariko data, intimba wantereye abana irahagije. sinshaka kumva imiborogo yiganjemo iy'abana banjye, kuko naho bagucitseho burya unyura bati kugukorera ntacyo bimaze. na mama yaragukoreye none wamuhembye gupfata n'ireme. Mana urabona abantu baragotse barakobotse bubaka, none ngo uramutse uri bubarinde gashinzwe amasuku, ngo uramutse uri bukongore isi. ariko Mana reka bize babanze bagaruza ayo babarihiye n'abakoze barya ibyo baruhiye, bitabaye ibyo Mana nawe rwose uraburengereye. ikindi kandi Mana, ubu njyewe nisubiriye mu kazi kanjye, nuko kandi nanzuye. reka abantu babanze barya isi, natwe bari mu ijuru turya ijuru. ngiye ko wagize umukire na mu ijuru, ubundi bintwaye iki? cyangwa Mana akanama nyine nisubirira mu kazi ngo njye kumanura imvura abantu bawe, imanuka ibahari zibuzuriza ibigega. abantu bo mu isi, amazi yose nakoropesheje ijuru ngiye kuyaboherereza, kandi ubwo ntimuzongere kwibaza impamvu ry'amanyagwa y'imvura batera gufungana ngayo nguko. databuja mumbabarira ko kari kancitse. ariko rwose umurongo wo kurimbura isi rwose ibyo ngibyo rwose uba biciyemo umurongo Mana. nuko kandi njye nisubiriye mu kazi. se wakwicaye hano n'ubundi ko ushinzwe isuku, ubundi nari ateye natangaye agateba. incungu y'umuja, ndabarimbura. tera agateba. hari icyo se niyicarira hano inama isozwe nanjye numve abana banjye baburanirwa. cyangwa data
abagucumeyeho ubahe arya amazu yo mu gikari ya manegisi yo mu gikari ubundi hari icyo bitwaye hariya n'ay'abantu ndabarimbura nta nama y'umuja wakabaye ukoropa oya nako n'imvura ntayikubye umuriro ndawohereza mu ncanire cya gikombe cy'umuriro ndumva umujinya wuzuye umuntu yarahemutse ceceka ndabarimbura mbega iri juru muhaguruke tukabyina haguruka mu ijuru tukabyina uwo ni nde banywa amavino haba udutunda bajya ibijumba ijuru ni danje twagiye banywa amavino bajya udutunda haba ibijumba ijuru ni danje banywa amavino bajya utujumba haba ibijumba ijuru ni danje ndabarimbura hari imana hari n'inana n'abadayimoni hahiye ngo hari iki hari imana hari n'inana n'abasitari gaburiyeli ntihahiye ndabarimbura hari imana hari n'inana n'abadayimoni gaburiyeli ntihahiye ni imana yadutumiye ufite ubutumire mbega ibyo twakoreye miriyamu nanjye nahageze ndabarimbura mwe mwiza twiringiye data mwiza twanambyeho nanjye undeba nahageze nturutse muri ya miryango 12 imwe watoranije kuva kera amazina ni Miriyamu nabonye mu ijuru byarakomeye bisigaye bisaba kwivuga kandi twarakuze turirimba ngo tuzi n'amazina yacu none ubwo Petero yivuze yaragendanye n'umuhungu wawe Yesu imyaka isaga 30 ku isi ubwo ngende wo kutivuga ariko rero ubwo Petero yivuze baza kayobo mwibuke mushiraho nibyo mwamaze erega mwari nabagufi ntiyababona nako mana twikomereza nge rero mu kukubaza utubazo dukeya tw'amatsiko reka mbanze ntivuge shiraho nayo ibisokuru kuko imirimo yanjye irivuga no mu isi nari icyamamare bemera none nabyo ntubizi imana reka nabyo ndabikubwira ninjye Miriyamu wateye ya ndirimbo y'amashimwe ubwo twatumaze kwambuka ya nyanja ariko ntakubeshe imana hariya twahabyinira agasirimba n'akavumbi karatumuka navuye nibereye icyamamare ku ijwi ryanjye mana none n'umuntu uri kuranyibuka burya ninanje wacuze wa mugambi wo gufata agasaza kanje ubwo abahungu bose bariko baricwa mu gihugu ndakajyana ku mazi nkajya ngenda kugasura Kamose shakamose urumva rero bishitse mu ijuru ukaba wahashaka umufasha njya mu bandi wambanza kuko ndi umugore w'ubwenge sibyo none mana byo nizere kubyumva ariko mana nawe ni umusana urenze ibaze agasaza kanje Kamose katari kazi no kuvuga yarakabwiye ngo rambura iyo nkono ukubite ku rutare tubona amazi arisutse mana hariya waranyemeje nemera kugukurikira urebye ntanarabye inyuma ariko mana aba bapasiteri abapadiri n'abashehe waduhaye mu isi baratuvanga buri wese yatubwiye ngo imana iri wacu ubu rumwe akagira n'umubatizo wiwe hari abatudwa bikamumaza batubatiza ugahanga n'abadusomera korohani hari abatubwiye kwitwikira batubuza kwikesha n'abatubwiye dusome gakeya buri wese agasobanura n'impamvu y'uko idini ryari ryushaka natwe umunsi ku munsi tugahinduranya tukagenda kurondera aho twokubonera none bose ndabona twahuriye mu ijuru ngaba bose ndababona none mana nabyo twarabikora ubibona ukihorera ngo nuko udahwanye natwe sobanura impamvu yo kuturindagiza mu isi sobanurira wabwiye umuhungu wawe Yesu ngo naza tubwire ngo agiye ahuri kandi agiye kudutegurira hacu ngo ubw'inzambi zavuze inzora ngo abakoze neza twambikwe ikamba ngo hariko hubakwa n'amazu meza ayo twiteguye kuyataha Yesu igorofa yanjye iri he ko mu isi nabaye mu ishyamba kandi narimba n'abadayimoni bagahura igorofa yanjye iri ndabarimbura waravuze ngo nitugera mu ijuru tuzahindurwa duse nawe Imana ni inzoburi bwa nduze cyangwa n'ibikarori bwa mbizi nako kansubize si ibyo gusa
mana si ibyo gusa waravuze ngo utanze impano isabageni tugende tube imbuto njye nararirimbye kugera kuri rwa rwego mpindutse icyamamare karahabutaka umudare n'igikombe byanjye biri he ubundi njye duhana amahoro si ibyo gusa mana njye ndacyakubaza waravuze ngo urebye mu maso yawe ngarapfa iryo joro ntarara none njye ndi kukureba nawe ukandeba uransezeranya ko uribasha kundinda nkabyuka ngihumeka niba rero abinsezeranye ubwo abandi ari bubacire urubanza utwo tubazo twanjye nanjye ntatwibagire aze kuduciraho iteka kandi Miriam njye nkabangera agiye ariko ye ndabarimbura atorembura twese aha warimbura wagira menye ko nanjye mana naje dore kandi njye nambara n'igikona ndakazi yazi aba bari nabo ikirumira habiri yego njye ndakazi yazi ubundi se ko mundeba cyane ugira ngo mwese nituri kimwe se uko bivangavanga njye ubundi rende umuntu w'ubu ndi nyamujya hombi byahamye hanyuma rero uze kunyumva harya mana twize ugeze mana yo mu bitabo ugeze ko watubwiye ngo urimo kuza harya buri ugeze isi iraryoshye ntiwarora n'ubu duteraniye hano hasi yaha hari gushya none udutundaritse hano ngo mweshe ntasa ndabarimbura gusa ariko mana umuriro wo turawutinya ntudutwike ntuduhane ku mugome njye mba numva iby'isi binshuka ngo nkwange nsanga ibyaduka gusa iyo uvuze kurimbuka njye numva nanahinduka uyu muriro nkazawusimbuka ariko nyine mana uranyumve sinanze amatunda uzaduha gusa n'udutunda two ku iyi si mba numva turyoshye nyabuna oya ntuyumvire nabi databuja si uko nanze guhoraho oya si nuko niyahura nkana buri gihe unomubona ngana gusa ibyo guhoraho ntarya nabyo mba numva ari uguhora mboshye ubwo si ibyo wowe wabimenya ndabarimbura ubwo uzi icyana gihiye kimwe gihiye byeruye kimwe gisenyera abagabo ingo nka kurya wataye wawe iyo kisangira marino ari byo wapfaga na Yosefu cyagusuye kizanye ngo ariko wapi ntukoreho Hashema atazagukongora ibyo bintu murabizi ndabarimbura njye usanga nidoga nimire bishyushye nshire akaryoshye nuko icyo nsariye cyansama ngasamura icyana nkisana n'ubundi aratinze ntaje ubu ibindi nzaba mbyitsaho none ngo uraturimbura ariko ye gusa ariko mana ijuru ryo ndarikunda pe ubwo yavuze ibyiza byaho n'uburyo ari ubutamu bwera numva naritahamo nkicarana n'abamarayika do baririmba ngahanika ibyaha byanjye nkabireka ibiyoga rwose nkahirika nkatanga n'amaturo mu magana nkaho ndi kwigura amagara nta magana batakugana ariko njye najya kukugana ngatarataza uwa gikere ese ndajya hera habagotwe cyangwa ndajya byoshye habagome ndabarimbura fori burinda bwira ntaho ndi nuko bwaba bwije nicaye mbisubiramo ndimo ndabyoza nkumva ndashaka kwihana umutima ugahora uncira imanza ikibuze kikaba kwerura nko muri ako kanya ndimo ndabyoza inshuti mu by'isi zikaba ziraje ziti ku gisimeti hari gushya ngwino tujye kuhakongora nuko nkamanuka niremarema n'ubundi nirebe mu bibi ibyabaye byanarangiye reka n'ubundi twivuyange ubwo nkarara nsambaha n'undi hirya sambukwe twahura tugasakirana ibiyoga byinshi bazana nyamara bwacya nkihana gusa ujya kwira nabitayeho nkongera nkabivangavanga do data ndabarimbura uturimbura erega njyewe ikibazo cyanjye wanacyumva buriya usubiyemo gake muri izo mpande zombi ze ngiramo inshuti ntahara Pawulo uriya wabonye uryahoze ari Sawuli niwe wambwirije ibyo kwihana niwe wambatije nihannye numva rero nta mutenguha
niyo mpamvu nshishamo ka Bibiliya nkagafata tukajyana no gusenga. Gusa Derira uraha nawe ibyo akora ku gitanda bituma ngorama ngahita mirima. Uramenye rero mwana uranyumve, singiye kwirekera inshuti. Murajyana se nukuri, reka nkubwire, umutima wanjye uhoramo ibintu by'uruvange. Iyo ntishe mba nambuye undi ubuzima, cyangwa se wenda nkaba nanibye, ngahorana amatiku utavamo. Gusa bavuga ijoro bazajyamo, naryo nkumva ndashaka kurijyamo, gusa isi nkabona ariyo nzagwamo. Inama rero nishutse, kuko izo wangiriye zo narateshutse. Nzajya mbivangavanga uko Petero naza muyoboke ibyaha byanjye mbe mbiretse, Derera naza duhemuke ibiyoga byinshi bimirike, ibyaha byose tubijyemo, ubushyuhe nibuza dushyidike, naho kuzarusanga uko uzarucukura ubonye uko ntise ugira ngo nabigenze. Uyu mubiri rega niwe wawumpaye. Ariko mana wenda nsoza, hari ikibazo nshaka kwibariza. Ko kwidayimoni ndi igice, kumumarayika nkaba ikindi. Mfata uruhande rakareka, uzaza undimburane n'ibyo byiza narimo, cyangwa uzantabarana n'ibibi binyuzuye, wenda ko nako uraza kugasubiza. nta kazi yaze nongaha nk'abandi nawe ndakurimbura. Gaburiyeri ni gute utumira bose ugahetura ariko njyewe ukansiga? Uwo ni nyirabayazana ya Gaburiye, iryo jwi si rya Eva? ese mwumvaga ngiye nzajya he? Nkomeze mbebere mu isi? Iyo nama nta kuri mbonyemo. Niyo mpamvu rero mbisa ninjire, mbisa nanjye ninjire. Nyagasani nanjye ndahabaye. Nanjye ndabahabaye Nyagasani. Wabagaye Nyagasani niwe wabwiye Gaburiyeri ngo atumire abantu bose ngewe nsigaje. Mbisa ninjire. Ega mana gikecuru, karabaye icyo cyabiteye. Nyagasani unyemerere nanjye nivuge, ariko kandi uranzi nahoze ndi icyamamare mu isi, ngo ni njye nyina w'ibyaha byose. Naje nanjye ngo mbaze, ariko kandi niregure. Ndahera kuri wowe Nyagasani, mbese nacumuye iki dawe? Kuki nta rukundo wandemanye, yewe habe n'impuhwe na nyina? Kuko dawe iyo uba uzifite ntiwari kumpa isi ngo inyote. Nyagasani aha niba atarigambana, Rusufero uriyo yigaragambije iwawe, aho kugira ngo umubohe uvuge ijambo rimwe arimbuke, umwoherereza njye, nawe ubwawe yakunaniye. Ariko da mbese ninjye wari umubashije? Nyagasani nukurarema ugera kuri Adamu nanjye Eva, kuturemana agatunda turatuza, uduhedeni turatunga, uti murebe gukoraho kirazira nabyo turabyumva. Niko dawe, niba twari kororoka ako gatunda nta kugasoroma wakazanye nk'igerageza, kwari ukutunopesha cyangwa kwari ukwiyenza? usubize. Niba kari ingenzi iyo ugatera iwawe, ko byari guhosha byose, edeni tukayitura twemye. Nyagasani urangije byose ubitereye iyo, urarenga wigira umwere, unteranya nawe mbyaye ngo burya gitera yari ngewe, ngo wishingije kuri Suferi kandi nyirabayazana ariwe. Nyagasani warambabaje, sinje ngo ngushinje, ariko kandi wihane, wigaye. Wari kurwana ku bwawe utangiza igikoresho witwaje, Rusuferi yatsinda ukayamanika, nawe watsinda ugakomeza, ariko warikunze unjugunya nk'utarandebye, yewe habe no kugira impuhwe zo kumva igikomere cyanjye cyo gutukwa n'abo mbyaye. Ubwo se nibwo bumana bwawe? Gusa ibyawe sinzi niba byaraciyemo cyangwa bigakomeza kukuzambiraho. Gusa icyo nzi, naje nambariye gutaha iryo joro, wahageze naho aba bana banjyemo. Reka namwe mbagarukeho, naho nyoko yaba umusazi
umusamana yombi. wumve Niko ni hehe mwasomye ngo icyaha gihorwa undi? wowe bitangiye Ne mu mategeko y'isi murabizi ku cyaha wimenye na nyoko ntiyemeye ngo akwitangira. None njye mwatutse mwatoteje mwagize gato ngo mbahorerwe. Nyagasani aba bana mwisaho wabatuje ubugome babwambaye nka kositimu babutwara nk'isakoshi y'abari bati icyaha ni igikorwa muri rusange uwacumuye kenshi bamwise umutware. Abakuru barasi ingeso nk'imitako ikibi hose cyitwa ikirango. Yuda uriya Yuda irari ry'imiya ryatumye atanga umwana wawe umwe rukumbi. Ingegera ngo ni Kayini yikoze mu maraso isoro mu buzima bwa mwene se. Nabyo baravuga ngo ni iki? None ngo barasaba ibambu uciye mbeho ugira impuhwe nyine. Nyagasani Ndabarimbura bose ubahane naho baba banjye sinabatoje. Ariko munyumvire ababyeyi b'iki gihe Ko batekereje ko nacumuye kuki mutayobotse amategeko yabahaye? kuri mubyeyi iki Ubu se nta bataha ubwo bwamera? Mu kanya mbonye nta kimbagira aririmba murora. Ikirengeje ibindi ubatijwe abakijijwe icyaha cy'ikiyemu. Icyaha cy'iki ubatijwe abakijijwe icyaha cy'iki cy'inkomoko. Mwabujijwe nande? Si wowe nyirabayazana ahubwo ntawe hano uwa mwanzi ndabarora nkumva ndababwe bana banjye mujyanwe rihaba aho kwa Rusuferi wenda mwazahabwa irindi hirwe mwaraciye akenge. Abato dukimbagirana iryo juru abarikoreye bakimbagire mu karirimbo. Abajura abasambanyi abicanyi n'abandi bose biyita abasani mu bibahame Nyagasani maze ubone ubahane. Bigize ingiramahane bahagarara guhanganira ibyawe. Ntacyo nakoze cyatumye bigira ibyo. Mbega mubyeyi Nyagasani rero nuko nduciye kandi umfashe ntujye kure yanjye ahubwo ngiye ni hehe wanteguriye ngo ntangire n'ikimbagirire. Tuzakimbagira mu ijuru. Haleluya haleluya. Mubyeyi mbonye urasubira aho waturutse. Mwuka wanjye nakwihereye ingabire zanjye nakugabiye ubusitani bwanjye naguhereje urarenga. Nararenganye. Ndabarimbura nawe ubarimo. Barimbure ngewe unsiga. Oya Amora abana gukiranuka kwa basi. Arabikoze ubu nibwo mubonye kunyita umubyeyi kuki mwanyiha? Oya nta mubyeyi ukurimo wavuze ngo aturimbure. Nzi icyo murasigara. Uretse ariko mana ise ninde kandi koko nanjye ngo ndinde ngo ndanuka ndamaze ariko mana reka nivuganye n'Imana we ntabwo turi koko nanjye rubanda rugufi wanyibagiwe ese ni cya rubanda. Erega bose nabumvishe bivuga amazina bihetura naho se ngiye mvuga iki? Rudomoro rubyogo cyangwa amagorwa nibwo uri bunyumva. Nge wicisha bugufi wandambiwe bakoresheje inama ngo ukunda undimbure maze urarenga ni wananuma ngo nkunde niburanire. Nari nzi ko ari abantu kumbi bibagirwa vuba naho nawe shobujuri nk'abandi. Ubuse kundimbura usanze aribwo mbatsubije. Inzara nahoranye mu isi usanze nzayimarwa no kuzima. Koko mana rubanda rugufi urashaka mbura isimbure nijoro ngo nuko nanyereye nkarara mu kabari. Ese ninjye wa karemye inyota ninjye uyitera. Nyagasani ayo samarira n'ubukunguzi cyangwa uragira ngo izamita nurahureba mbwira. Ubukunguzi niko bahoze no mu isi. Bwira abandi bacece. Ndabarimbura. Bwira windeba ngo uceceke abimwe wankoraga na mbere ngiri mu isi. Bibahame Nyagasani. Erega nari nyuze aha nihitira nje kurema amepfo tudaheruka kavura utuma jijuru uzuboshya amamera. Sinzi uko neza amatwi mpagaze mu gikari numva ngo hejuru rwahanye induru wakoresheje inama yo kudusukaho umuriro maze urarenga ni wantu 70 ubonarira. Mana aba watumiye muri iyi nama n'ibikomerezwa naho utabazi naho se ngewe ubundi muntu nzwiho iki? Si ugusabiriza no kwibanerwa n'ubukene wanteye ikindi kandi wibuke ko wandemye nahisemo aho mvukira. Ibyo nkora ni amahitamo na make mfite nibyo wahereyeho byita icyaha. Kwifuza kwiba gusamba hamwe n'abandi none ibyo yashaka kugira impamvu yo kundimbura. Bibagiye ko byose biterwa n'ubukene utantwaneye. Mana ari kurira muha imbabazi umutekano mwijuru. Eko ubundi mbibarize nama
nk'uko umwana amera amenya agiye guhekenya inkoko igateteza igiye gutera ibyo nabyo ibiduha ku munsi w'umukwe tukamenya ko ariwo munsi wo kubikoresha byari kwitwara iki dawe ntiwisubire ubahane maze rero mana rwose girimo murashaka kwiyeditinga girimo wenda kwinginze rwose rega ijuru nta muntu utarikeneye si ubundi ko atari kuriya kuzimu ntawe ugukeneye n'abanyabyaha ureba bose aha barashaka iri juru girimo nyagasani witwijundika rwose si ubundi ko ijuru atari rito urabashyira mu kuzimu wabuze iki mbwira ijuru ko atari rito twese twakwirwamo kandi ibyo bitakubuza kwitwa imana iyo uduhaye ubwasisi tukaruhuka imiruho n'imihangayiko duterwa n'abakobwa b'iyi minsi bitari ibyo rero mana ngiye nkwibwirira wagira ngo nibo sinsubira muri Elias wiki n'ubundi ntacyo nasizeyo baje kwigaragambya ariko si imana ubwo se nakuna amarika babangenza nyagasani igira impuhwe ndashonje naho ubundi by'iryo juru ngiye nta kindi nkubwiye ndabarimbura birakureba ariko ndashonje si imana ko itari kwegura umutwe dawe rero hari ibintu narambiwe umwe ari kuva hariya uyu undi hariya ino ni amasinzi iki cyo kivuye uramenya utanywa njye nakwitunira nkongera nkako yateye aturukahe mana njye ndizanye nubwo mageze ntinze gusa nabanje kuyoba ni wowe data yambwiraga ko umunsi wadufashe twembi uzatunoba yambwiye ko ari wowe waremye buri kimwe nkajya koba ambwiye ko uzadukongoza umuriro nkajya kota ariko nk'ubu nyirishya ni kuki watumye iri shyano ngo ni data ari indanda atari kangota ariko uziruguru nturutse si umwana wawe uyu mwisi uyu si umwana wawe tatwa mana mwisi abatakugira baratekanye kurusha abataye smartphone abana baratingana na base babo banyina bakururwa imoko na bakuru babo data si gusa arashaka gukumira urubyaro dore nguyu hari aho ubwenge buke bugera bukaba umutwaro ariko mana njye ndambiwe kurambya mu mugayo mana iki nacyo gifateho umwanzuro uwo ni umwana wa rusuferi ese ko yesu yavutse kuri mariya uyu we yakomotse he kandi ngo ni umwana wa rusuferi ubundi ngewe ubusanzwe ndi gati katarambya mu mugayo ndi umwana wacyo data nicyo ni isekibi ni satani usa nawe ngewe rero ndakuma katihoma ku mana ndakamana kataritse kwa data aho wamuhereye ubutoro umwitanura nanjye ubwo ntegereje ku munsi w'uburanza uburyo nzakanura mana rero mwirakara hagati yawe na data njye nta n'umwe nagokera karamata imana right satani left njye misemo kwifata ubundi wowe na data mupfa ibiki bitakemuka kwibona kwa mwembi kuzabageza kuki simwe mbaza mana no mu joro ryakeye data yanyirukanye amora kubona ari ngiye kuguhamagara turamukanye mana nubwo urumenya byose njye nagiraga ngo tumenyane none umva impamvu ituma nanjye nkuzamukanye nkaba nitumiye nta n'umuntu n'umwe wigeza ntuma mana nanjye ndashaka umugabane babandi bakazuyaze harimo na bamwe ndi kureba ahangaha ubamereze dutambikane wowe baguma mana none data ko wamwirukanye mu ijuru ukamutuza mu kuzimu mwisi akaba yigenga ku bantu bawe none nanjye ntabwo wandenganura ukankura mu bibazo byawe nawe ikindi hagati yanyu mwembi tuzagirana imikoranire uzajya wigira akagara agashaka kurambya mu mugayo uwo nzajya mumanura umukongore n'uwemeye kukuyoboka neza uwo nawe muzamure umucungure abakazuyazi nimutuze njye ndi hano kuza kubacungura tonde yesu uzanye ibintu byo kuvuga ngo ugenge mu kuzimu izina ry'imana ntabwo nabyemera kujya mu ijuru se n'itegeko hano usura iwanyu ako yesu ubundi ko aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi wareka nkabura n'urwanjye ese ubwo uzagira umunwa kugeza ryari ndabarimbura aracyari aha asiga akoropya aho yanduje akoropya aho wanduje wowe ntiyakabaye mw'inama we muja umenya wasize ukinguye ijuru ahakanyuze imvura haturutse imyuka mibi mbanze nkinge ngaruke se genda ukinga ijuru ndahita ngaruka ntushaka umukurikire usiga ukinze kuko ndabarimbura niba ari ibyo kugumana nawe ndaguma urakoze cyane muhungu wanje abari kutwumva uwo ninde iryo jwi ndizi mu myaka myinshi ndibaza aho ryaba ryanyuze ryinjira ngwino wicare hano muhungu wanje
urakoze cyane muhungu wanje sinkeka bakumvise bamenye ko jewe Satani so umwami murusha ubwenge n'abantu b'abanyabwenge. Toka Satani. Mwiriwe neza abantu bo mu isi. Nako mwebwe si ngombwa kubatindaho kubera ko buri munsi turahorana. Ahubwo mwiriwe neza abamarayika mwe duherukana kera mu ijuru mbarusha hiti mu kuririmba ari naco umwami yampoye ngo ntazomukura ku ngoma. Mwami nawe fata chance urabizi Satani nta mutima mubi nubwo wirirwa ubesha abantu banje ukoresheje abanditsi bawe mu byahishuwe 21 kugeza kuri 3 ngo nuko umunsi umuzomfata ngo uzomfunga imyaka 1000. Ese ubwo bubashura bufise ngaho bikore nkorahose nkwereke ndabarimbura jendi Satani ko mudatokesha mwanyuzwe. Toka Satani washe. Y'ubusa murajyana n'ubundi ndabarimbura. Izina rya Yesu toka. Mwami gusa je nakeka kutakibaho canke wareguye ku ngoma. Petero ari wayoboye ijuru kuko n'abayoboke bawe bose narabagutwaye nabo jewe natumyeho nabonye barizanye. Mwami umva nkugira inama impamvu nagutwaye abantu bawe nuko mu mategeko yawe 10 burya wabujije kwishima. Ese ubundi reka nkubaze wewe uba mu isi ubana na bano bakobwa amataka mata yabateye neza akabiri kabo koroshye wamara umwaka utagize bwombo byibura nta numwe wakwifuza ko numva nabyo ngo wabigize icyaha. Toka Satani nyuka mibi turashwiragiza. Jendi Satani niko papa ari ukutura mu ijuru ukabaho utajya utunzwe n'umwuka gusa ndetse no kwizira iwanje kuzimu ukabaho wirira abana bakagusura uko bishaka yewe ukabakoresha ibyo ushaka wakumbura mu isi nkakwihera uruhusha ukaza nijoro ukagaruka irindi wahitamo kuba hehe? Abazimu bashye. Ese ko wakandagira w'Imana nawe abazimu Toka Satani. Weho ndakubonye uzugira Imana uje mu ijuru uwo ni Miriam ufashe uruhande tuzobonana. Ndabarimbura jendi Satani. Nuko rero ngo mu bakobwa bose waremye ngo umukobwa Bikira Mariya ngo muho bwiza burenze ubw'abandi nyuma y'iminsi mikeya twumva ngo atwite ngo inda y'umwuka. Ese mwami ko nawe nzi ukorera mu mwuka nta kuntu umwuka wawe wamwinjiyemwo nyene ukavamo umuhungu Yesu ugahita umukoresha nk'umucunguzi kugira ngo azogusange mu ijuru umuhungu na se baturane? Barumva icyo nakujijije. Ese ubundi reka nkubaze kuko umuntu mwazawe 12 nta mugore yari arimo gisubize ibyo byo tubiziranyeho reka nkubikira akabanga nta gutwara n'abantu bake usigaranye. Nitwagenda mu ijuru tuzotwara amacupa nitwagera mu ijuru tuzoshinga aho ndagukurikira umufundi nge sinatsinga icupa kandi ubwo ngo gusinda nica ndakeka ugenda umenya impamvu nagutwaye abantu bawe maze rero sinajeje nka rero nabazaniye n'amategeko mugomba kubahiriza kugira muze ikuzimu wanje. Abo sitwe kugira inzara ntibyemewe ugomba kubyibaho ubibonye nyirabyo niyo yoza bujya kwiruka n'ububwa buruta ubundi ugomba guhagarara ukamumena n'umutwe nzoba mpari nkurindira ubuzima. Umuhetoshye umwambi batari bujyane ndabarimbura. Basore n'inkumi namwe mu nyumve bujya guhurira nko muri bare nyuma yo guceza ako kaziki mugataha mudafashe roji ngo mwivura ayo mavunane icyo ni icyaha gikomeye. Icyo nacyo ndabarimbura. Irindi rya gatatu bujya kwifuza umugore w'uwundi si icyaha ahubwo umwami niwe yabigize kugira ngo nyene baje bahurira mu mwuka. Numwifuza umurongore uyu munsi nejo ubikora uko aho nzokwakira iwanje kuzimu. Ariko kandi inama y'ubutaha reka izobera iwanje ikuzimu. Raba n'abamarayika barashonje
na yozefu inzara iramwishe byose ugiye nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma nkoreye inama mu ijuru nje ndi satani turagukurikira. ndabarimbura. ndacyari akazu yazi ubwo se urakomeje. imbabazi zawe ndetse n'ukuri kwawe nibyo bikwiteka hahirwa uwiringira kuwiteka usumba byose. nyagasani wakoze kuba nanjye wantumiye muri iyi nama wateranyije, warubiye ngo umuriro urawumanura ngo ni uko isi yirimbure. none dawe ko bisanzwe ugira impuhwe ko kuba uremeye uhagurutse kuri iyo ntebe y'imbabazi, isi wahanze udafashijwe ugaha umuntu ngo ayobore unamukunze bitagerwa, nubwo wenda yigometse ko kuba uraje yiriture. ndakunda yego wenda arakabije, ari gusenya ibimugize, aranasenga agasebanya no kuri manganya arabizi, gusa ubirebye nk'umuremyi nyine wasagiranye impuhwe gutuza ijambo wo gacwaho. ibyo gutsinda ayo mabi yanjye byose ndabikozwa habi, gusa nanone iyo ubiroye isi ya none irihariye, nyine ubirebye nk'umuremyi ndetse wasagiranye impuhwe gutuza ijambo wo gacwaho. karameda umuntu ni mubi. nawe se abagusenga bataretse abarenda kwicwa n'umudari, ab'umugongo uri kurora igice n'umunsi bajya mbere, iyo babonye bimeze uko barahananuka mu bape, nyine ubirebye nk'umuremyi ndetse wasagiranye impuhwe gutuza ijambo w'agacwaho. marayika ndakumva ndawe. ntabwo ndabona impamvu zo kubabarira umuntu, ndamurimbura. nyagasani unyumve rwose uko mbiteze, sinabakeza mu buyobe, n'uwaba wumva ko abiteze guhera none ibyo bihebe agushakashake. nyagasani ni wowe buhungiro buzima busumba iby'isi bibashoka, ahubwo kubera nta kikunanira duhora none ubashoboze gutsinda sekibumagose. dore agutwaye abawe arabamaze, kandi sinumva ko akurusha ingufu kuba wiremeye ku buryo usigara amaramaze, ahubwo izamba yigutuze reka urihirwe ubwisubire, aho gushoka urimbura isi uboshye urukundo bafite atari nyarwo ububashuka. mana unyumve rwose uko mbiteze, sindi kukoshya nyagasani, rengera abawe wibareka iby'uburakari bireke, reka urihirwe ubwa kabiri, aho gushoka urimbura isi uboshye urukundo bafitiye atari nyarwo ububashuka. sindi kukoshya nyagasani, singa uko mbanda mu byo ukora, njye mbivuze nkanjye marayika ngusaba kandi ntategeka. oya sigaho nyamuneka, wikora nk'ibyo wakoreye muri cya gihe i Sodomu ukabijyana n'i Gomora, kandi ibyo rwose ntibibaho. wowe nyagasani ubahane ubu busambanyi babamo, buno bujura bahorana na buno bwibone bagira, baha amahirwe ya kabiri, ariko kandi ubihanize hari ubwo bakwisubiraho. bivuze nkanjye marayika ngusaba kandi ntategeka. oya sigaho nyamuneka hari ubwo bakwisubiraho, kwanzura ni ukwawe dawe. umuja rusuferi mubure muri iyi nzu n'umuhungu we bajyana uko, miriyamu bakomezanye ndetse na yozefu simubone. si ibyo umbwiriza, haguruka nawe sohoka. data basige bakorotse binjije inkweto, sohoka. nagize ni rusuferi mubure aha n'umwana we bakomezanye, ako gasaza ngo ni yozefu na miriyamu bajyane, basohoke maze abandi musigare ndebe ko hari izisigaye. nawe wari urimo sohoka. wowe ntiwari uri kwa satani, sohoka. bana banjye impamvu y'inama ni iyi ngiyi.
umuntu ni ikiremwa kibi kitazi kwitura no gusaba imbabazi igihe cyacumuye. Ndakireba kikancisha amategeko 10 nagihaye, kirayica ijoro n'umunsi. Bamwe ntibatinye kumbaza ngo ese kuki wavuze ngo ntukifuze umugore wundi? Ese umugore aramutse akwifuje hakagira icyaba muri icyo gihe, icyaha ntago cyabarwa? Ku mpamvu 4,000 none harenzeho 3. Rwose ndumva nabarimbura. Ariko kandi nanone se waba uri mubyeyi iki ubyarira kwikora mu nda mu by'ukuri? mu bw'amaki Natanze amahirwe iminsi myinshi, uyu ntago ari wo wananira. Maze rero ku bwanyu mwe, Yezu nibisubira nzagusubizayo, marayika azaguherekeza. Ntanze amahirwe ya nyuma. Mwana w'umuntu, ndacyagufitiye imbabazi. Gusa nanone uzirikane iki gikombe cy'umuriro gihora iteka gicaniriwe, nkakivunjamo imvura y'umugisha, mpora iteka mbavubira. Umunsi umwe nzabyisubiraho mbarimbure. Kuri uyu munsi inama yanzuye ko kubera umwana wanjye Yezu nkunda n'umugaragu wanjye marayika, imbabazi zabo zingezeho, ndabababariye. Amen, amen, amen. We Mana nahoze nsenga ukuri pe, icupa ndariva. Ngaho mugende nimuva aha. Niba mwifuza kurara ubwo mumpamagarire ka gahungu k'i Kigali kamwe kabaririmbiye, numvise karaye ku marembo y'ijuru, nakubwo mukinjize, ngiye kuryama nduhukemo, iri joro ni iry'igitaramo. Urakoze dada Nyagasani, urakoze kumva abantu bawe, ubwo naje nyumvishije. Murakoze cyane, murakoze cyane. Basize batanankorope aho banduje ntakundi. Ijoro turaritsindiye. Mukoma amashyi ku bwa Yesu ari. Karibu ibyanzu mugaruke. Uyu mukino ni umukino twise inama yo mu ijuru, izakomeza. Hari byinshi twifuza kongeramo, hari byinshi twifuza kugororamo. Mwabonye ko muhagarariwe mu nguni zose z'ubuzima. Ngira ngo turimo turerekera ku musozo w'igitaramo.